ibikorwa by'ubucuruzi rero ntabwo navuga ngo nabitangiye ryari ariko bimaze igihe kirekire. Ibikorwa bimaze imyaka myinshi muri za 86 kuzamuka, ariko nabishyize mu bikorwa cyane muri 2015 na 2016 nibwo nabishyize ku mugaragaro cyane. Aho natangiriye rero nta handi, aho natangiye maze kurangiza kaminuza, nkora igipolisi. Mvuye mu gipolisi nibwo naje gukomeza uno mwuga. Uno mwuga nawutangiye muri za 15 na 16, nkomerezaho cyane, ntangira ubugeni, ntangira ashushanya utuntu dutoya, ntangira ibinini, nkomereza muri East Africa, nkora ama expo atandukanye yo mu Rwanda, nkurikizaho muri East Africa, kugeza umunsi wa none hari urwo rwego ngezemo muri ino myaka maze nk'ingahe. Umwihariko wanjye nta wundi, ngerageza kureba icyo abanyarwanda bakunda, nkagerageza no gukora umuco cyane. Niba wagiye witegereza wagenda ubonamo taburo z'umuco cyane. Abanyarwanda barikunda, bakunda ibintu byabo, nibyo urugendo ubonamo. Uwo ni wo mwihariko nkunda kugira. Ikindi ntabwo nkunda ibyo nkunda cyane, ahubwo nkunda ibyo abantu bakunda. Icyo gihe iyo mbikoze nabo baza bangana. Imbogamizi dukunda guhura nazo nk'ubu ngubu nturira ko nkweretse igihangano nk'iki, ejo ntibizagutangaza ubonye n'abandi bagikoze neza nk'icyo ngicyo, ugasanga rero niyo mpamvu sitoka hano ubishatse akaza kubishaka kuko babisubiramo. Wanagerageza wenda ngo urajya kubirwanya, kubyirukankaho bikazaguhenda kuri ko kugira gute kubihisha, ukazajya ubyereka ko ugomba kubiha. Iyo niyo mbogamizi ya mbere. Imbogamizi ya kabiri mwakoze kunsura ni ukuta abantu ko batazi aho dukora n'ibyo dukora, ugasanga abantu baracyakunze iby'amahanga, baracyari mu by'abacayina. Nabyo ni byiza, babikunda ariko bakunda iby'iwabo kurushaho. Urabona ko umushinwa umuranye no tutakompeta. Nicyo kintu imbogamizi nkunda guhura nazo, nuko abantu batazi ibyo dukora n'aho tubikorera.